gusenga ni byiza, gusenga ni ingenzi ku mukristo. Imana ishimwe cyane bene data, Imana ishimwe kubw'aka kanya keza tubonye ko kuboneka imbere yayo, tugasenga, tukayishima, tukayihimbaza kandi tugafatanya ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi tugiye gufatanya umunsi wa none turarisanga mu Baroma ibice 8, reka tuharebe ibice 8 ku murongo wa 28 aho gusa. Mbere yuko turisoma reka tubanze dusenge Imana tuyishime, nkuko abaririmbyi bavuga ati gusenga ni byiza kandi Imana irumva iri hafi. Reka tuyisenge. Mana Data, turagushimye muri uyu mwanya, ndagusenga, ndagushimye, ndagusingiza, ndagukunda kuko wabanje kunkunda. Ndagushimye kuri hano, kuri hamwe nanjye, uri hano kuri Pure Gold TV, uri hano kuri Pure Gold TV, uri hano kandi uri kumwe n'abari kuyikurikira. Ndagushima Mana, haleluya. Presence yawe irahari mu buryo bw'umwuka. Ndagushimye ko umwuka wera wampaye ari kumwe nanjye kandi agiye kuvugana na bene data turi kumwe hano, ndetse n'inshuti zanjye zitakuzi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abo nabo bagiye gufashwa. Ndagushima ko twese dukunda kandi ushaka ko tukumenya. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ijambo ry'umunsi ni ijambo ritubwira ko kubakunda Imana twese ibintu byose ducamo bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Aho washyiraho kabazo ukavuga uti gute se ko hari igihe mpura n'ibyiza hakaba n'igihe mpura n'ibibi, ni gute ibyo bibi byanzanira ibyiza? Ni gute? Reka turebe noneho tubitekerezeho. Iyo amagambo aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagaye nk'uko yabigambiriye. Ndashaka gutinda kuri iri jambo, sininda cyane, ariko rivuga ngo Imana yarabigambiriye. Iyo ugambiriye ikintu, mbese wicara hasi ukayikora gahunda, ugakora umugambi, ukagitekereza, ukakigaho neza, ukavuga uti wenda ngiye kubaka inzu, bizafata ibi n'ibi, ibyumba bizaba ibi n'ibi. Urwo ni urugero. Ukagambirira ikintu. Imana yagambiriye kundema, Imana yagambiriye kukurema, Imana yagambiriye kumpamagara ngo nzayikorere. Yari ibizi ko nzaba hano kuri Pure Gold TV, yari ibizi ko nzavuka ngahura n'ibyiza byinshi cyane, ngahura n'ibibi byinshi cyane, ngahura na challenges, ngahura n'intambara mu buryo bw'umwuka no mu bundi buryo bwose. Ibyo yari abizi, yari ibizi. Imana Data, Uwiteka yari abizi. Andabwira abakijijwe bayizi, abadakijijwe nabo bazabimenya kuko birumvikana. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ntabwo igikora amakosa kuko irabivugira iti kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Iri ni ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Aya magambo yanditswe na Paulo kandi yabwirijwe n'Imana kuko Imana yacu yamuhumekeyemo. Imana ntibeshya bene data. Nigeze guhura n'ibikomeye, njya mpura n'ibikomeye n'uyu munsi wa none, ariko iyo muye n'ibikomeye niho mfashwa mu buryo bw'umwuka, niho nubakwa, niho negera Imana. Yes, wavuga uti bitese, ese waba urwaye ugasenga, ese waba ufite ibibazo runaka. Iyo ukunda Imana, Imana ntibeshya. Kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ushobora kuba urwaye cyane, ufite ingorane, uvuga uti sinzi ko iyi ndwara nzayikira. Nk'amagambo twize ejo ya Hezekiya, yararwaye ndetse abwirwa ko agiye gupfa, ariko ntiyapfuye kubwo gusenga, kuko kwegera Imana yabayeho, yagize umugisha mwinshi cyane. Imana imwongerera n'iminsi yo kubaho. Kubakunda Imana rero byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Iri ni ijambo tuzakomeza gutekerezaho cyane kuko ntabwo twahita turyumva mu munota umwe. Birakomeye kubyumva iyo utabinyuzemo, ariko mfite ubuhamya. Nanjye nagiye mpura n'ibikomeye cyane, ariko ibyo bikomeye bigafataniriza hamwe n'ibyiza mbona. Ibikomeye n'ibyoroshye, ibyiza n'ibibi bigafataniriza hamwe kunkomeza mu buryo bw'umwuka, kunzanira ibyiza. Nkabona Imana, nkabona ibisubizo, nkabona Imana ikinguye inzugi, nkabona Imana irankomeje, nkagira n'amahoro.
n'umunezero kandi ngakomeza ibyishimo kandi bigatuma nsoma ijambo ry'Imana nasenga gutyo bikaba ubuhamya bwiza cyane. Hari n'ibindi byinshi Imana yagiye inkorera mu buryo bufatika kubera ko mu bibaho byose ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira umugisha. Sinabirondora ngo mbirangize, iri jambo ni iry'ukuri. Niba utabizi rero nagira ngo nkubwire wongere urisome uritekerezeho kandi usenge. Imana irakwereka kandi iragukomeza. Ukomeze ugire ibihe byiza. Ni ryo jambo ry'umunsi nagira ngo ngukomereshe Imana yashyize ku mutima. Abaroma ibice 8 umurongo wa 28. Ukomeze ugire ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha. Bye bye. Akamuganira akamutabaza muri byose, nawe akamubera ibyiringiro. Aribuka nta kibazo yarafite, yagiye guceceka